Everybody, my name is Sarah Mutoni. Ndi hano kugira ngo mbwire inshuti zanjye abavandimwe banjye ngo happy wedding anniversary. Imana ikomeze ibubakire, Imana ikomeze ibe mu byanyu. Ndabakunda cyane. So guys, let's do this. Urabona ku kantu kari aho hirya, kanda subscribe and hasi aho handitseho like, share and comment to MD TV show. Let's do this. Hey guys, my name is Benice. I'm here to wish my friends, Mama Deborah and Papa Deborah, a happy 10th wedding anniversary. 10 years of togetherness is not a joke, but you guys did it. I wish you God's blessings from above. I wish you God's grace. I wish you God's favor. And I wish you all the beautiful, beautiful things that this world can offer and more. I love you guys so much. Keep glowing, keep loving each other, keep showing us that marriage works. So guys, subscribe to this channel, share, comment and like. Bye. Muraho neza bavandimwe, twifuje kwifuriza umunsi mwiza kuri uyu munsi. Couple Serge Jaja, happy wedding anniversary. We love you. Thank you. This is our day. Twishimye cyane, Imana ibaho umugisha, turabakunda. Happy 10th wedding anniversary to us. Kandi bidusubize neza. Are you ready? Okay. Okay. Niki kintu cyatumye wumva ubaye attracted kuri njye ukumva uhisemo kunkunda no kunshaka? Thank you so much. Wow, it's so lovely. Ikindi ni ikihe kintu Mama Deborah ajya gukorera muri imyaka 10 gihora kisubiramo kandi yagikora kikakubabaza kikakurakaza? Icyo kintu ni igiki? Ureka mpite nkubaza icyo kibazo wari ugiye kuvuga. Ni ikihe kintu? No, amafuti ndumva ari menshi, ariko ubwo nyine ugomba kumfasha no kuyakosora. Hanyuma ni ikihe kintu nkora ukumva you are proud of me kandi ukumva ugihaye? Uburyo urera abana, uburyo ubitaho, kandi abantu benshi bashaka kuba bazi ko uri umuntu w'umutesi, ukunda ibintu by'ibirori, ariko ngiye kugira cyane nzi yuko icyo kintu urabikora kandi bikankora ku mutima. So ni ikintu cyangombwa cyane. Shiri, ngiye kubaza ikintu kimwe. Muri imyaka 10 tumaranye, nakaye kantu nikiye kintu nagukoreye kikagutungura kumva ubaye surprised? Sibuka akantu wankoreye kakantungura kandi nkumva kagiye nko kundakaza kandi ariko umunsi w'ubukwe mu byibaze. Especially sasa ngiye gushimira my king. I thank you so much. Welcome to MD TV show. Muri kumwe na Mama Deborah na Papa Deborah. Uyu munsi rero akaba ari 10 wedding anniversary yacu, twujuje imyaka 10 dukoze ubukwe tubana. Turashima Imana cyane. We thank God Imana yaturinze, Imana yadukoreye ni byinshi kandi ni byiza, turayishimiye. Uyu munsi rero twaba twashatse kubasangiza uko umunsi wacu wagenze. Dushaka no kubaha akaganiro gatoya, hari ibibazo ari budusubize. Muraza kumufasha, ntago akunda kamera, ntago ayimenyereye, ariko ndamushimira cyane ko uyu munsi yemeye yuko tuba turi kumwe kuri MD TV show. Uyu munsi ntago ari kuncika, never. Rero ikintu nshaka kuvuga nkuko twagiye tubiganira byo kwikunda, kwishima mu buzima, ni ugushimira Imana
imyaka 10 tumaze turi kumwe. No gushimira Imana ishimwe ku bintu byose yadukoreye, yaduhaye umugisha w'abana, yaraturinze kuba tukiriho duhumeka. Ni ibintu bitangaje, ntago tubifashe nk'ikintu cyoroheje, ni ukuri ni ibintu twahaye agaciro cyane cyane. Imana ishimwe. Ikindi rero ni uburyo bwo kwishima, kandi gukora wedding anniversary ntago ari ibintu birenze, just ni agasimbore gatoya twashatse gukora kugira ngo uyu munsi nyine tuhesha agaciro. Kandi imyaka 10 mu rugo, my dear, aba mama, aba papa, bashiti banjye, ntago biba byoroshye habe na gato gukora wedding anniversary y'imyaka 10 mu rugo. Harimo challenges, harimo changamoto, ibintu nyine bitoroshe. So kuba Imana rero yagiye idufasha tukabicamo, tukaba twujuje imyaka 10, ni ibintu byo gushimira Imana. So ndi kumwe na Papa Deborah, karibu sana kuri MDTV show. Sawa, urakoze cyane. Ngaho wabasuhuza. Ndabasuhuje mwese abakunzi ba MDTV show. Ndishimye kubana namwe. Okay, karibu cyane, turakwishimiye kuri MDTV show. Urakoze cyane. Kuba wabyemeye ukaza kuba turi kumwe. Tumushimire guys, tumushimire ko yako namwe murabyumva, murabizi ko ibintu by'amafoto, ibintu nk'ibi ntago babikunda. Mu byukuri ntago mbikunda, ariko mugo supportinga niyemeje kuza kugira ngo supportinge, kubera ko nzi ko ari ibintu ukunda, niyo mpamvu naje uyu munsi. Thank you so much. So agataho ngaho wambaye neza. Lily? Wambaye neza. Wow, thank you so much. I look like a bride. By the way, nanjye ndikumva nishimye, hari ukuntu ndikumva nkaho nabaye umugeni. Cyagiye dukora ubukwe nyine, hari ukuntu niba wenda nari nk'inkuru umwana cyangwa byari bitaratera imbere, ndibuka ko nta ka makeup nari mfite, ndabereka udufoto. Turaza kudushiraho udufoto mu turebe. Nyine hari ukuntu, ariko for now ndumva feeling neza, ndumva meze neza nyine. I look like a bride. Thank you so much. Hari utubazo rero dukiya nshaka kukubaza. Uri tayari kudusubiza? Nibibazo bijemo se. Okay, nta kibazo. Udushakira ibisubizo, kandi n'abantu ba MD Family bashobora kubikubaza ibyo bibazo. So I'm here for them. Ibyo bibazo ubidusubize, kandi ubidusubize neza. Are you ready? Okay. Okay. Ni ikihe kintu cyatumye wumva ubaye attracted kuri njye, ukumva uhisemo kunkunda no kunshaka? Wow. Ikibazo cyiza cyane. Ndibuka duhura bwa mbere hari kuri dote ya murumuna wacu Bona. Urabyibuka? Hari muri 2013. Twahuriye ahantu Kicukiro, muri dote, kubonye bwa mbere. Pita mbona ari wo muntu nifuzaga. Kubera yuko zimwe muri kritere z'umuntu nifuzaga, nashakaga umukobwa uri sharp. Uwo munsi nakubonanye wari kumwe n'umukobwa w'umuzungu w'umukanadienne, Tereza, yes, muri mariage. Mbona ari umukobwa uri sharp, kabona uri mwana w'umusirimu. Biri muri bimwe muri kritere numvaga nagenderagaho, nashakaga umwana uri sharp. Wow. Nkubonye numva mbaye attractive, so ndase shakisha uburyo nshaka ka nimero. Ninda kago. Uwo munsi naragatahanye. Sure. Ndibuka nari kumwe na mushiki wanjye Diamond, ari Etazini. Dusohose dutashe, yarambaje ngo se wa mwana wamubonye. Tuhe wa mwana ari kumwe na mukobwa muzungukazi. Ndabati namubonye. Diamond. Uwo munsi nibwo twahuye bwa mbere, kandi nahise mbona ko ari we muntu kunze shaka. Nibwo nahise ntangira urugendo rwo gupatana, gukurikirana. Thank you so much. Wow, it's so lovely. Ikindi ni ikihe kintu Mama Deborah ajya gukorera muri imyaka 10 gihora kisubiramo, kandi yagikora kikakubabaza, kikakurakaza? Icyo kintu ni igiki? Wow. Okay, hariho nk'ibintu nka bibiri muri karaktere yanjye buriya ndakunda.
kandi nawe narabikubwiye inshuro nyinshi ngira ngo tunamenyana narabikubwiye icya mbere buriya ikintu cyo kutubahiriza gahunda kiza kikunda iyo ngewe mfite gahunda n'umuntu ndashaka ngo nyubahirize iyo rero dufitanye gahunda urugero wenda nko kujya gusenga mu gatondo iyo twagombye kujya gusenga akaba ari gutangira kwisiga nteje abapasiteri banje akaba ari gutangira gutegura abana cyayi so nkunda yuko iyo dufitanye gahunda tuyubahiriza kandi tukagendera ku gihe ko gutegereza biramvuna cyo ni kimwe ikindi cya kabiri ni nk'igihe nasize mpazi ibintu byanjye neza muri garderobe wajya gukora amasuku mu cyumba najya gushaka ikintu singisange mu mwanya wacu ibyo bintu birambangamiye nawe depression nuko biba bipanze nabi nyine nkabishyira mu mwanya wabyo neza no kuvuga ngo iyo napanze ikintu ahantu mbashaka ngo nze sange cya kintu kiraho nagisize cyo kintu kirambangamira ikindi kintu cya gatatu kari byinshi nibutse cya gatatu nuko ugira akantu ko kwibagirwa tukaza kumbaza ngo se sheri ngo wamenya ahantu ngo naba nabitse kano kantu icyo kintu kirambangamira ko manumva yuko umuntu aba agomba kuba afite ahantu abika ibintu byiwe ku buryo aba azi neza ko ako kantu akari ariko ugira ako kantu ko kwibagirwa akantu karambangamira ariko ntabwo ari byinshi utuntu dukeya wenda tumbangamira ariko ugira n'ibindi byiza byinshi kunda Okay, turaho reka mpite nkubaza ikibazo wari ugiye kuvuga ni ikihe kintu noneho amafuti ndumva ari menshi ariko ubwo nyine ugomba kumfasha no kuyakosora hanyuma ni ikihe kintu nkora ukumva you are proud of me kandi ukumva ugihaye agaciro nko muri iyi myaka 10 tumaranye wenda hari byinshi umaze kubona ni nk'ibihe bintu byiza nkora kumva uri fier yanjye ibintu ukora byo ni byinshi ntabwo nabivugira aha ngaha ariko ndavugamo wenda nka bibiri icya mbere wenda nk'agaciro cyane uburyo utwitira umwana ukageraho umubyara uri strong uburyo urera abana uburyo ubitaho kandi abantu benshi bashobora kuba bazi ko uri umuntu w'umutetsi ukunda ibintu by'ibirori ariko ngiye ku giti cyanjye nzi ko icyo kintu urabikora kandi bikankora ku mutima so ni ikintu cyangombwa cyane kuri njyewe ikindi kintu cya kabiri wenda navuga ni uburyo utegura utuntu twawe biranshimisha uburyo utegura utuntu twawe nta event ishobora kugucika ndabizi nta event yagucika nta tariki yagucika iri kuri kalenda nta anniversaire y'umwana yagucika ugomba kureba uburyo wabikora kugira ngo ka kantu umwana yishime so uburyo ubitegura ko ngenda bizi njye ku giti cyanjye ko wenda atari impano yanjye so uburyo ubitegura biranshimisha cyane kandi mu tuntu dukeya ntago ari ibintu bidasaba amafaranga menshi ariko ukabitegura kandi ukabitegura neza so icyo kintu ndagikunda cyane Tapesi thank you so much ibibazo ni ukuri urabishubije nibyo bibazo nari naguteganyirije hanyuma mu myaka 10 haba harimo ibintu by'ama-challenge byinshi umuntu agenda ahura nabyo maybe ugasanga ibintu twagiye dupuraninga bimwe ntibikunze ibyo washaka kugeraho ugasanga ntago bikunze ese umuntu yitwara gute tubwire gatoya wenda ukuntu umuntu nyine yakwitwara mu gihe mu buzima bw'urugo ariko sometimes ugasanga hari byinshi utagezeho kugira ngo dufashe n'abana bacu batoya abantu bari munsi y'imyaka 10 ubwo nyine turabakuriye n'abantu bari hejuru y'imyaka 10 bamaze mu rugo we salute you ni ukuri turabubaha cyane kubera yuko mwashoboye ibintu byinshi mwageze ku bikomeye kandi Imana ikomeze iwubakire ingo nziza ngaho tubwira nje icyo nabivugaho ubuzima ni urugendo runini ariko umuntu aba agomba
kuba patient, aba agomba kwihangana kuko ibyo umuntu aplaninze byose siko abigeraho. Umuntu aba agomba kwihangana ariko agakora cyane kugira ngo bya bintu yifuza kugeraho azabigereho. So kwihangana mu gihe utarabigeraho ariko kandi uganakora cyane kugira ngo ibyo wifuza kugeraho uzashobora kubigeraho. No gusenga Nicyo kintu navuga cya mbere. Icya kabiri, kabizera gusenga Imana kugira ngo bidufashemo, nacyo ni ikintu cy'ingenzi. Urakoze cyane. Njye narwara nzi kuri ushobora gusubiza bino bibazo. Murabona tumenyereye kamera arata. Ashatse yazajyaza hano tugakora. Tukaganira tukabaha show. No kuri sheri urakoze cyane. Urakoze kuba udushubije bino bibazo. Nose ngewe hari ibibazo wumva wambaza. Njyewe numva nta bibazo byinshi nakubaza. Ariko reka nkubaze wenda ikibazo kimwe. Ubu kiraza kugira wenda A, B, C, D wenda sinzi. Kuko wambajije imyaka 10 tubanye, ari ibintu cyangwa se ibintu nkora bikakubangamira mu buzima bwacu tubayemo umunsi ku wundi, nibi ibintu kwa bikambangamira. Mbese ndakubabariye. Ndababariye ibintu bikambangamira. Ahubwo reka mvuge wenda ibintu kwa bikanshimisha. Okay. Na ibyo kumbangamira byo mu myaka 10 of course biba bihari kandi byinshi, ariko wenda reka tuvuga ni byiza. Reka tuvuga ibyiza. Yes. Ibyo ngewe urabizi ko n'ubusanzwe ntago nkunda kwibuka cyane ibintu, wenda iyo wankoreye nk'akantu hita nkubabarira. Biba bishize kandi biba ari mu rukundo. Ariko mvuga ibintu byiza. Ibyiza ni ya. Ikintu cya mbere cyiza ngewe ukora kikanshimisha ni uburyo usapotinga. You support me cyane uransapotinga. Urugero ndibuka njya kwiga nka makeup, nago wakundaga ibintu bya makeup. Nisigaga n'aka lipstick agahita ambwira ati ibyo bintu ntago mbishaka. Ariko ngewe mbikunda, noneho nyuma ndambwira ndashaka kujya kwiga ibintu bya makeup. Nyine hari ukuntu uranyumva ukanyorohera, icyo kintu kiranyubaka kandi birampushinga, bituma numva nanjye nshaka kugera ku byo ku nzozi zanjye. Ikindi, the way you love me. You love me. Urankunda nyine nkabikunda. Ikindi, uburyo uprovidinga, uburyo udushakira kubaho, nubwo nyine hari bitagenda bikunda tugaplaninga ntibikunda, ariko uburyo ubyitwaramo nk'umubyeyi, uri umubyeyi mwiza, uri umupapa mwiza, uri umugabo mwiza, uri inshuti nziza. Ibyo bintu urakoze cyane. Hari ikindi wambaza? Ikindi nakubaza, bino bintu nzi ko by'ibiganiro bimazemo igihe, ese niye nama wagirira aba jeune marié, young couples bakirushinga kubera experience ufite y'imyaka 10? So niye nama wabagirira kugira ngo bubake ingo zikomeye? Okay, for the young couples, nibisanzwe hari ukuntu dukunda kuganira n'abakobwa bagiye kubaka ama bridal shower. Ariko inama ya mbere nagira abantu bagiye kubaka cyangwa se ama young couples, icyambere ni ukuganira. Communication tukajya duhura tukaganira. Ariko nubwo mbaje icyo kibazo nanjye ndakikubaza, hari ukuntu abagabo ntago bakunda kuganira nyine. Nukubera iki? Reka mbanze mvuga ibyanjye nanjye icyo ndakibaza ukidusubize. Hari ukuntu ushaka kubwira umugabo ati ndashaka ko tuganira, agahita ngo urashaka kumbwira iki, nyine mugahita mubyoroshya. Ariko kuganira ni byiza, kuganira, communication ni ingenzi. Reka mbivugeho nihose. Communication. Ikindi, kwizerana.
tukizerana, umuntu akizera umupatena wiwe. Hakabaho ikintu cyo kwizerana, ni ingenzi. Umuntu atagenda wenda yumva ukaba ufite ukuntu uzi umuntu wawe. Niba mfite ukuntu nkuzi sheri wanjye, ubwo nyine ndakuzi, muri imyaka 10 tubanye hari ibyinshi maze kukumenyaho, ku buryo niyo umuntu yambwira n'ibindi ariko I know you. Okay. Ikindi cya gatatu ni ukubabarirana. Ni ukubabarirana. Urumva iyo mumaze kuganira uba umaze kumenya umuntu, so ibyo byose mu rugo ntago byabura, ariko kubabarirana ni ingenzi. Kubabarirana ni ingenzi ku bantu bubatse, ku ma young couples, n'abantu bakuru, n'abantu bakuze, kugira ngo twirinde n'ibintu byo gutandukana cyangwa n'ama divorce. Sheri, ngiye kubaza ikintu kimwe. Muri imyaka 10 tumaranye, nakaye kantu nikiye kintu nagukoreye kikagutungura kumva ubaye surprised muri 10 years? Okay, icyo kintu wanakinkoreye ku munsi w'ubukwe. Bavandi, ibintu yankoreye abantu bari mu bukwe bwacu barabyibuka. Akantu wankoreye kakantungura kandi nkumva kagiye nko kundakaza kandi ari ku munsi w'ubukwe. Mu byibaze, barakubwiye twakoreye ubukwe muri Methodiste Igikondo, muri iriya church wenda abantu barahazi. Noneho barakubwira ngo usenge, pastor arakubwira ngo ugiye gusengera, niba ari amaturo gusengera muri Methodiste twe dusengera amaturo. Noneho urangije wahise wongera uramuhamagara, sinamenye ibintu wavuze, uramwongorera. Urangije kumwongorera uhita mpita mbona ampaye microphone ngo ninsenge, kandi ibintu ni nkaho wamubwiye ngo ari ngiye gusenga. Ako kantu nahise numva ubwoba mu nda nahise numva ikintu cy'ubwoba kubwira umuntu w'umugeni. Kandi icyo gihe 2014 ukwezi kwa 8 itariki 9, ntago nzabyibagirwa. Ahita avuga ngo ninsenge, bampa microphone ndasenga, ariko nyine numva ndavuga ibintu unkoreye kandi turabagera, mpita numva nyine hari ukuntu murakari. Reka mbisobanure n'umuntu wese urimo kubyumva. Ibintu yankoreye ari byo, reka mbisobanure n'umuntu urimo kubyumva abyumve neza. Nuko muri Methodiste twebwe, iyo abantu bakoze ubukwe, umwe mu bageni niwe usengera amaturo. None ko babikubwiye kuki utasenze? Ubundi ni biki wabwiye uriya mupasiteri? Ubundi pasiteri yarambajije ngo se ninde usengera amaturo. Mu by'ukuri namubwira ngo madamu wanjye ikintu akunda ni ugusenga. Narakubeshe se? Ndabikunda, ariko kubera ko ngiye nari umugeni ntago wari guhita uvuga ngo ninsenge. Okay. Nyine wewe wari gusenga, ariko niwe yari yabwiye, kuko mbere yaragiye kuvuga ngo niba ari umukwe agiye kudusengera. Sinibuka ukuntu yavuze, ariko mpita mbona uramuhamagaye, sinzi ibyo mwavuganye, mpita mbona ni ngiye bahaye microphone. Ariko ntacyo bitwaye. Nanjye ako kabazo reka nkakubaza, hari ikindi ufite kumbaza? Aya niwe munyamakuru erega njyewe ntajyo neza. Oya nawe wenda urabifite. Okay, nanjye ngaho icyo kisubize, ni ikihe kintu nagukoreye muri 10 years kikagutungura, wenda niyo cyaba cyaragushimishije cyangwa se cyarakubabaje, ariko ukabona ni surprise? What that? Wow. Nanjye ari umunsi wayoboye. Nayoboye he? Amateraniro muri Harvest. Ayoboye amateraniro muri Harvest. Icyo gihe ndibuka nari mvuye no mu Rwanda. Hanyuma uhita umpagurutsa, uranyakira. Ako kantu karantunguye. Kaguteye ubwoba cyane, wumvishe gute? Karantunguye kubera yuko musanzwe yuko ngenda kunda n'ibintu byo kuhaguruka ngo banyegereze ngo biki, ariko ujya bikozemo byarantunguye, ariko byaranshimishije. Of course. Reka nkubaza akabazo ka nyuma. None se njyewe iyo nakurakaje, niki kintu nshobora kugukorera kituma ugaruka muri mood cyangwa wumva wishimye? Kuko uyu muntu yababaje umuntu, ukeneye ikintu wakora byibuze kugira ngo yongere yishime. Niki ngukorera kikagushimisha? Ikibazo cyiza cyane. Ikintu nkorera
kikanshimisha iyo narakaye nyine wandakaje. Ikintu cya mbere hari ukuntu umaho nk'amafaranga ugahita umpa nk'igihumbi kambwa ceri sorry nyine murahise ko abagabo n'ibintu byo gusaba imbabazi bijya bibananira bibananira. Hari ukuntu umpa amafaranga ugahita umpa nk'agahumbi nkahita numva kamorari. Ikindi kintu ajya akora kugira ngo nsubire muri mood nyine narakaye, hari ukuntu uhita unsohokana ariko ntabwo uheruka kunsohokana. Uyu munsi wansohokanye uyu munsi ariko ntabwo uheruka. Hari ukuntu asohokana nkajya nyine ndabikunda gusohoka nkafata agafoto mpita nongera kwishima, mpita numva nongeye nishimye. Ibyo bintu ni byiza rwose ariko tukaza ubikora kubera ko wandakaje. Ndabimenye uzaza ubikora ndabimenye n'usanzwe umbwira ati honey let's go out. Ndabimenye aco ubwo no gushaka udufaranga umuntu kazadushira hasi. Wow sheri urakoze cyane rero, God bless you. Ubundi uyu munsi twari gukora n'indahiro, twari gusubiramo indahiro yacu bya bindi wavuze ngo nzagukunda nyine. Nizere ko uzakomeza kwankunda. Nzabikora pe, nzabikora gose. Wakunda ijambo ry'Imana bivuga. Nzabikora gose nta kibazo. Nanjye I promise yuko Bible iravuga ngo umugore agandukire umugabo. Nanjye nzakugandukira, nzakomeza nce bugufi kandi nyine uzajya ukomeza ayo makosa yanyu mbabarire. Imana izabidufashemo. Yego. Guys, ndabashimiye yagerageje ntako atagize ibibazo byose namaje yabisubije neza. God bless you so much. I love you and I will love you. Kandi Imana idukomereze urukundo n'abana bacu. Imana ikomeze bagire neza, ibahe ubuzima bwiza. Turifuriza abantu bubatse ingo nziza. Ese ako kantu kutakavuzeho. I love you too. Turayifuriza ingo nziza, Imana ikomeze ibahe ubuzima bwiza n'imiryango yanyu. Abana batoya bubatse ingo bagifite imyaka mikeya, habamo kwihangana, gusabana imbabazi, biriya byose twavuze, communication, kumvana ukamenya partner wawe imiterere yiwe, bizagenda bidufasha. N'abakuru kuri twebwe Imana ibahamugisha, hari abo twagiye tuboneraho ingero nziza. Ikindi turashimira, ndashimira famiye zacu, ndashimira famiye zacu, famiye yanjye mvukamo, abapfizi, abadahurwa, especially mu nzu yo kwa Ruteye. I love you so much, ndabashimira. Ndashimira famiye nashatsemo. It's a nice family, ni famiye nziza, famiye y'abasita kwa Gasita, turabakunda cyane cyane. Ni famiye nziza, ndabashimira, narabakunze, nibo babanje kunkunda ariko nanjye narabakunze cyane. Ndashimira ababyeyi banjye bambyara n'abavandimwe tuvukana, ndashimira mabukwe wanjye, famiye kwa Gasita, abanyabungo especially kwa Bikokora. God bless you so much, I love you so much. Ndashimira mama wanjye mabukwe ari USA ariko mama ndagukunda cyane, so emotional. Turamukunda mama, Imana igumugisha, yajya twitaho cyane. Ikindi ndashimira inshuti zanjye, my best friend. Ndabashimira, Imana ibahamugisha mwinshi cyane, ndabakunda. Salva, I love you so much. Inshuti zanjye ziri ahantu hatandukanye, abo twiganye bose ndabakunda, abantu bansapotinze. MD family ndabakunda cyane. Ikindi ndashimira n'umukobwa wanjye tubana mu rugo ufasha kurera abana, anti w'abana banjye, Imana imuhumugisha cyane. She doesn't speak Kinyarwanda, she speaks English only. I thank her so much. Brenda, God bless you for taking care of me, of us, of our children. God bless you so much. You are a good girl. We love you. Especially sasa ngiye gushimira my king. I thank you so much. Ndashimira umutware wanjye cyane muri imyaka 10 tumaranye, yambereye umuntu udasanzwe, yambereye umuntu mwiza. Sheri, ndagushimira. Ndagushimira cyane ko warambereye umutware mwiza, wambereye inshuti nziza, wambereye umujyanama mwiza. You have been there for me. Kara kantu wavuze ngo iyo mbyaye ubiha agaciro, ni ibintu njya mbona, ujya unyitaho cyane. Imana iguha umugisha, ndagukunda, wakoze ibintu byinshi.
even I feel crying ndumva narira. Oya nturire Thank you so Sarakoze much. cyane, Yeah. wowe. Keseri ndagushimira cyane rero ibintu byose wagiye ukora, Imana igumisha kandi Imana iduteze imbere, idukomereze urukundo kandi iduhe kugera ku byacu ibyo twasengeye, Imana itwicaze mu masezerano yacu. So ndumva tugiye gusoza ikiganiro, ese hari ijambo wabwira MD Farm cyangwa ikintu watubwira? Okay, mu gusoza nanjye ndagushimira cyane ko wantumye muri kino kiganiro. Ntabwo nari nzi ko nakwicara imbere ya mikoro ko nubwo mbikunda, ariko kuba wantumye mu kiganiro ndagushimiye cyane. Ndagushimira cyane nanjye ukuntu jya utwitaho, ukita ku bana, zuba bitaho neza cyane. Ibyo ndabigushimiye cyane. Ndashimira n'abafana bawe bazakomeza bagusapotinge. Iyi ni projet nziza watangiye. Nzagushikira uko nshoboye, ariko n'abafana bawe bazagushikire. Bakore subscribe. Bakore subscribe, share and comment, kugira ngo iyi projet izakomeze igende neza. Urakoze cyane. Shimiye n'abantu batugeneye ubutumwa, inshuti zanjye hari abatugeneye ubutumwa. God bless you so much, turabakunda. Imana ibahe umugisha. This is MD TV show. Comment, subscribe and share. Twaba tugiye gukata keke rero na famille yanjye, murabona kuntu Imana yaduhaye n'umugisha w'abana. We are very 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 happy. So rero murabona ko dufite agakeke hano tugiye gusangira, just simbolo ntoya muri 10 wedding anniversary. Turabishimira Imana cyane. This is Brenda, our baby girl. We love her so much. Brenda, can you say hi? Okay, so tugiye gukata cake. Turabishimira Imana. Deborah, can you sing for us? Just to say. You can say happy 10 wedding anniversary. Happy 10 wedding anniversary. Wow. Brenda, can you take two? Thank you.